icyo abasore umuntu abasuye muhita mwumva ko gahunda ari gukora sex Jemba numva ko uvuye iwanyu urumva ariko wicare mu rugo wamubwiye ngo ngwino nsure wamubwiye ngo ngwino dukore sex ibyo ni ibintu bibiri bitandukanye ni ibyifuzo bibiri bitandukanye wakaba wamubwiye karari wawe ukamubwira ati rero sheri wanjye ngwino nsure dukore sex abo ubwiye umuntu ngo ngwino nsure arahageze utangiye kuzanamo ibindi bintu urumva utari kuvanga dosiye niyo umuntu ashaka kuba yaba successful mu buzima ese yakitwara gute ese umuntu kugira ngo umenye yenda niba yenda usumbwira kugira umenye umuntu uri seriye mu buzima niba umuntu aje gusaba urukundo umenye umuntu type uri seriye cyangwa se umukobwa uri seriye ni iyihe mico warebaho yani ibyo ndi gukora muri iyi minsi akakubaza ariko gufata amafaranga ugahereza umukunzi ni ikosa rikomeye buri gihe ahora bikubwira ariko ntabwo buri gihe azakubwira ngo ngurira inkweto atabikubwira se uwo singe ayishoka atabikubwira se uwo singe hajye mbizi ko ari ukuteye utajya utanga amafaranga buri munsi ahubwo nta nubwo ari inkweto gusa inkweto nkatira oya ubwo wajya ugura buri kimwe ugihembwa inkweto ntago unanone usuka neza amavuta ibintu byose ahubwo ari ikibazo kibaho kubera umva we hari ukuntu umuntu abasore hari ukuntu aba afite nko mu myaka akavuga ati wenda nzashaka nk'umugore mfite nk'imyaka ariko ntabwo aricyo gihe azatangira guteretera hari n'abatangira gutereta kuri 15 10 urumva icyo gihe ari gutereta ntabwo ari gushaka umuntu bazabana ari gushaka nyine undi wo kugira gute no kujya kuryoshanya ninde basohokanye hehe hose urumva umukobwa nawe yamuteresa akabona ari ibyo bibereyemo hanze hari abakobwa bazi kurya amafaranga witondera arayarya ugayigira ngo afite nka koperative bafatanyije kuyarya sibyo sometimes ugasanga wenda hari n'izindi mpamvu z'amarangamutima ye zitumye amubabaza bagatandukana amuhemukira. Hello guys, this is Wanda Shine TV. Course subscribe, comment, like and share. We know the vibe. Ciao. Ciao ciao. Mi people. Changa chatanaye avre panjarne ya japtare. Ndagushimiye cyane kandi ngo hayi kaze. Wowe wamaze gukora subscribe kuri Rwanda Shine TV. Gushimira aho hereye mu gihugu cy'u Rwanda, mu ntara zose, diaspora mwese. Kandi nkomeze mwifurize kugubwa neza mu byo uri gukora byose, mu byo ukora byose, imirimo urimo yose. Mvugeni uhirwe mu byo urimo. Imbere yanjye ndikume n'umutumirwa mu bugambe mu monye kuri Rwanda Shine TV, ariko so bugambe bizajya mumubona. Umukobwa mwiza, umukobwa uteye uko ashaka. Ndabizi ngo hari abatangiye kuvuga ati ariko se riri porono no muntu tuzane nindi. Kuri kamera ariko ndi kumwe na Igo cyangwa se mugabo ngendera poro murabizi. Lieutenant General Commando de Brigade de l'amour rwegezarwa mugabo tashaka ko imitima ingamba z'imishimito kamegaritse megari gafite imigambi yo kujibwami ngo hayikaza. Murakoze cyane. Uratangaza iki se mwana? Cyayo namaho ndashima Imana. Umva urasa neza pe. Urakoze cyane. Ni ukuri. Urasa neza. Kera nagari cyane vango nyiri umusore kandi ndacyari umusore. Mu myaka 5 ishize. Warashaje ntubimenye. Mu myaka 5 ishize. Shabye ndashaje ariko nigeze mbwira umukobwa nti mfite iminwe ibere utubizo. Yamwe kuva navuka nari narabuze indayi umugabo ibaho. Ntari ko noneho mbonye. Ati noneho indaya ndayibonye. Ndumirwa. Ubaye indaya. Ntese mbi indaya. Ariko ngo wasanga ne yakimbonye buri imbere ndacyari indaya. Oya muri wowe uracyari. Oya namugabo w'indayubaho. Kandi barakubonye wowe barakuvunye. Niko yambonye namugabo w'indayubaho ahubwo twebwe tuba bakiriya b'indaya. Tuba bakiriya b'indaya. Kandi nimwe mutuma indaya ziba. Sikazwe tujya gutereta. Oya ahubwo. Ega namwe muradutega. Mukiriya yadahari. Bicuruzwa biva ku isoko. Namwe muradutega. Babatega batese. Reka mbanze nkwera ikaze. Urakoze cyane. Umuntu ukonye bwa mbere se arifuza kukumenya. Arifuza kumenya. Kumenya amazina yanjye. Cyane. Nitwa Wivine. Wivine Mukasekuru. Apana. Wivine. Okay, mushaka kumenya irindi zina?
ushaka anyandikire muhe nimero yawe yoherezaho amafaranga aratabona izina rya mbere ashyireho kuri mama kuri amazina mama Wivine rero tugaha ikaze nanone hari ikiganiro nifuje kuganira nawe barangiye nganire n'umuntu akenshi nkunda kumukora ibitekerezo kandi mukora ibitekerezo mba numva ibyo bitekerezo bitapfuza bora bakunda kuvanga amagambo yubaka etaje ariko ibitekerezo byiza byubaka imitima y'abantu byubaka sosiyete bishobora no kutakubaka ariko wabyumva ukikebura wajya bora ahantu hose ukavuga ati akora muntu yarambwiye nuko nanze kumva sibyo nibyo nego Wivine rero uracyari umwari ikintu ari ibibazo nifuza kukubaza ibibazo bimeze bite nk'umukobwa nyine uri kubyiruka wabyirutse ntabwo uri kubyiruka ndi kubyiruka urana ntari urubyiruko ibyo umuntu wenjeje imyaka 15 mba numva arangije kubyiruka nise sindi urubyiruko ariko uzi ko ari byo kubyiruka zabivaye buri umuntu wenjeje imyaka 35 aba arangije kubyiruka kandi ndacyari urubyiruko ndabure ngahera ngo mbe mu rubyiruko ushaje wishaka kubinkiraho nanjye saza wenyine ko umuntu ufite ndiskonye ifite itoto ndacyatemba amashereka mu maso ari ukuntu baravuye ku ibere ukuze ari umukobwa twakanyitaga Irade yavuye ku ibere afite imyaka 7 wowe ushobora kuba yarivuye ufite nka 12 shangiye wasanga naranonse ntawamenye barankamiye Wivi ndifuza kubaza ikibazo kimwe sibyo kandi ikibazo nifuza kubaza kiragira kiti abakobwa kubera kenshi abakobwa mu buzima busanzwe bwa buri munsi abakobwa kuko akenshi usanga bakunda gutendeka yego nta mukobwa ukunda umuhungu ashaka gukunda umukobwa umwe ibyo rero si ikintu igisubizo cyoroshye kirimo hari umuntu uri uvuga ngo mu bantu bose habamo abantu bose nk'uko uzi ko hariho abakobwa bakunda gutendeka hari n'abahungu bakunda gutendeka hakabaho n'abakobwa badakunda gutendeka hakabaho n'abahungu badakunda gutendeka rero wifata abantu bamwe ngo ugende ubavuge ngo nibo batendeka abo ntabwo turi bwumvikane abantu bose baratendeka atari kumbe banangewe nyine sinzi uko wowe ureba ngenda kukubwira uko mbibona kandi ni nako kuri guhari aho uko wowe ureba ntabwo ndi bubikurenganyiriza Wivi aho kuguha umusore sibyo utanywa inzoga wo mu rusengero ufite amafaranga atari menshi nyine ari aho ngaho nyine aringaniye yo gutunga tuvuge umushahara wenda ahembwa nk'ukwezi ashobora guhembwa nk'ibihumbi 500 no kuguha umusore unywa inzoga utarayasinze winjiza miliyoni kandi bose bagukunda ubura ntacyo wabarusha sibyo umwahembwa miliyoni anywa inzoga n'umusinzi sibyo kandi akubwiye ko atareka inzoga mwacyamukora ku nzoga umuntu wese ukize ngo aba yumva urumva kugeza igihe bibaye akazivaho umva se n'umuntu wo mu rusengero usenga ihembwa 500 undahembwa miliyoni urumva ubona baratandukanye wakemera ndi muri abo bantu bose kandi baragukunda pe bose barankunda ubona ko nagufiteho gahunda nakemera wo mu rusengero kubera iki kubera ko buriya gusenga bitanga amahoro yo mu mutima umuntu uko ashaka kuba asenga ariko ari umunyamahane ntago kuba umukristo ntago bikuraho kamere kimwe nuko nta ndunga inzoga ashaka kuba umunyamahane ngatekereza rero none anyweye inzoga akaba n'umunyamahane byibura umukristo we hari ahantu agera akigarura akavuga ngo ibi ntago umwami nkorera byemera ariko none ibibazo unywa inzoga abaye umunyamahane rero mba numva kuko bose nta numwe muri abana mu nzu ngo umenye kamere ye nyayo sibyo
bose muhura nyine mwasohotse mwagiye he muhura nyine babizi ko muri buhure bafite uko bari bukwiyereke nta n'umwe uzira ngo kamere y'imeze ite ngatekereza usanze uwo muntu unywa inzoga gutyo afite na kamere noneho y'amahane nyine wumva icyakurikiraho ikintu nshaka kwifuza ko tuganiraho rero muri kino gihe abakobwa bari guterwa inda ku bwinshi kandi ikindi ugasanga noneho leta baranavuga leta ugasanga ababyeyi b'abana ntabwo nyine nta nubwo bifuza kugera muri RIB urugero nk'ubu ngubu nk'ayo bakaba bagutera inda mama bakabimenya nubwo bari munsi y'imyaka 18 cyangwa nubwo yirengeje ugasanga iwanyu nyine bahise biyakira vuba nyine baragututse ariko bakoje ndagutenda ni runaka nta nubwo babikurikiranye ngo amenye umuntu agutenda ninde kera byabagaho kubera iki abakobwa bari kubyara cyane muri no minsi ubona biri guterwa n'iki bari kubyara cyane se tuganire kubyara ni byiza rwose kubyara ni byiza ahubwo wenda ikibazo ni ukubyara ariko ntabwo navuga ngo igihe kitaragera kuko nyine ubwo niba Imana yemeye uko tuzi ko Imana ariyo igena byose niba yemeye kubyara ntabwo tubona ngo nagaye igihe cyageze ahubwo ni uko utabiteguye wenda kubyara utabiteguye naho igihe cyo kubyara cyo kiba ari ikibazo iyo wagiye burya wageze mu gihe cyo kuba wasama wabyara ahubwo wari kubitegura yego uba wabyara ariko ntago uba mu mutwe ntago haba hakomeyeho kuba umubyeyi hari kuba umubiri wawe wakwemerera kubyara no kuba mu mutwe wawe n'inshingano zawe wowe ufata bitakwemerera kuba umubyeyi kuko kuba umubyeyi ntago ari ukuba watwita ukabyara ni gufata inshingano ukamenya ko wowe wabyaye ugomba kumwitaho kuki noneho bari kubyara cyane no kubera iki kandi batashatse ko nabona bari kubyara mu rugo cyane gushaka rero nabyo ni iyindi sije batashatse abagabo nyine gushaka byo harimo n'abagejeje igihe cyo gushaka batabishaka akumva bazabyara ubundi birangirira hari umukobwa utifuza kuba yashaka umugabo koko cyane akiberaho gutyo barahari cyane none se biterwa n'iki njye n'umugore sindumva igisubizo buri wese afite impamvu yo ku giti cye ariko wenda tugendeye muri rusange ufite nk'umushuti wawe warabyaye benshi ntacyo ubona abayeho mu zihe kondisiyo bitandukanye hari ababaye nyine muri kondisiyo zitari nziza ku buryo ushobora kuvuga ati wenda yataza kubyara yakaba atari muri izi kondisiyo ariko nanone ukareba ukavuga ati se yataza kubyara ubwo ntiyari bubeho wenda nabi kurusha nanone nemera ko umwana ari umugisha hari n'imigisha ubona kubera uwo mwana hari abakobwa baterwa inda rero n'abahungu bakabihakana abahungu bakabihakana yego abahungu nyine ndashaka ubundi ko turambara nk'ikiganiro hari abakobwa usanga akunda n'umuhungu sinzi iyo story dusangiza ugasanga akundana n'umuhungu ariko yamara kubyara akabona umuhungu yebana ahise acaho umuhungu ntabwo abazi gufata inshingano kandi barakundanaga ukabona neza nyine rega gukundana se bikuraho kuba umuntu atazi gufata inshingano urukundo rutandukanye n'inshingano nk'urugero sibyo njye mfite umushuti wanjye yakundanaga n'umukobwa ni ukuri kw'Imana njye nkabona nawe umuntu bazabana tu nkabona niwe Imana yamuremeye nkabona nawe umuntu bazabana bakundana byanyabyo wowe ari kubibona bamaze gukundana uzi icyakurikiyeho ni uko uwo mukobwa yaje gusama inda y'uwo mujama
ariko ibintu byatunguranye uwo muhungu yasana nk'umuntu nk'uko yabwe mu mazi niyo nyongera kwikoza umukobwa arenda byara. Reka nguhe nk'urugero urumva njyewe hari umushuti wanjye yakundanaga n'umukobwa pe nkabona ko ari umuntu bazabana pe. Ushingiye ku kisi icyo nshigiyeho barakundanaga pe genda ibyo hasi no hejuru. Icyaje kubaho ni igiki rero, uwo mukobwa n'uwo muhungu barakundanaga bitana za shushu beba za be ibikini uwo mujama amaze gutenda umukobwa shumi nta nubwo ngiye kumwikoza. Nuvuga ngo kuva umukobwa yajya kubyara, kuva yajya hehe, kuva yakorerwa iki, uwo mwana n'ubwo kuva yajya ku ishuri n'uwo mujama nubwo yifuza kumenya ngo umwana aramutse ate, ese yagiye ku ishuri bimeze bite. Urumva ngiye rero ikintu noneho gituma mvuga ko nyine ibintu byose byahindutse. Nk'uwo muhungu n'umukobwa urumva ko barakundanaga nyuma biranga. Mwebwe gushishoza kumenya umuntu ugukunda ubirebera kuki? Ko twebwe twese tuzatuvuga ko tugukunda biragoye. Ko kubona umuntu ugukunda rega ntabwo biba byoroshye. Ko n'undi muntu wese aza kubwira ko agukunda. Kandi buri Imana yaduhishe ikintu kimwe kandi ari nacyo gikomeye. Bira mu mutima w'umuntu cyangwa mu bitekerezo by'ikintu ari gutekereza. Yego. Kimwe nuko ashobora kuza gukunda koko yamara kugutera inda yatekereza neza agasanga ntago ari tayari yo kuba papa. Yego. Kuba papa ni inshingano ndende. Wose ugendera ku cyo umuntu akubwiye ko agukunda. Umuntu ambwiye ko nkunda. Uretse se nyine cya cyizere ugira ngo hari ikindi kiwashingiraho. Wizera umuntu niyo mpamvu ubona buri munsi umuntu ashaka guhemukira uyu munsi ejo ugakundana n'undi nawe akaguhemukira kuko nta gipimo ufite kiri bupime ko ari ukuri cyangwa atari ukuri. Nk'umuhungu ku munsi ushobora kubwirwa n'abahungu ko bagukunda nka bangahe ugeranije cyangwa mu cyumweru bangahe. Iyo ntuza ntabwo ndayikora iryo barura sindarikora. Mu cyumweru wabura umuntu ukubwa ko yagukunze? Ntabwo wamubura. Ese ubwo mugitwaramo umuti? Byitwaramo twebwe abahungu nta muntu ugitubwira ko adukunda. Sure. Umukobwa bimbwiye n'umwe. Ariko namwe mwajya babibabwira. Ngo bimbwire. Sikumva umuntu akubwira ngo ndagukunda biraryoha cyane. Ndikubwire se ndagukunda. Okay, ndagukunda nk'umuvandimwe muri Yesu Kristo, uri umuvandimwe wanjye. Uye ngiye so muri Yesu Kristo n'ubundi ko. Ushaka urukundo rumeze gute se mama? Ubwo muri Yesu Kristo ariko rwandi gubaka amataje. Bavandimwe. Mufite se mbashyire. Ese nyago nakiyongeramo. Wapi? Wapi ntabwo twakundana ukundo rw'abavandimwe. Kubera iki? Ntabwo narwemera. Kebura rwanze. Ntabwo narwemera rw'abavandimwe. Imana izabibone ko naruguhaye ukarwanga. Rw'abavandimwe sindukeneye. Ko Yesu yaratubwiye ngo dukundane nkuko yadukunze. Ubwo rero niba nkukunze ukabubyanze abibone. Wivine rero tukiganira abakobwa muri iyi minsi iyo witegereje neza usanga n'abahungu nuko bari mwiraha. Ubu nguko wabona umukobwa mwubaka biragoye. N'ingo ziri gusenyuka ku bwinshi. Biraterwa n'iki? Erega mwebwe muri uri umukobwa numva nakabibaza wowe. Ngende umukobwa se uri kumbaza impamvu ingo zisenyuka nge narubatse kumenye. Abakobwa kubera iki? Ni gute ushaka kumbaza ukuntu ingo zisenyuka nge ntaruko. Kubera iki abahungu basigaye bajya kurambagiza abakobwa bakagira ubwoba? Nuko baba barahuye na benshi babakura umutima. Ukabona biterwa se nuko abagize icyizere gikeya. Urumva we hari ukuntu umuntu abasore hari ukuntu aba afite nko mu myaka akavuga ati wenda nzashaka nk'umugore mfite nk'imyaka 30.
ariko ntabwo aricyo gihe azatangira guteretera hari n'abatangira gutereta kuri 15 10 urumva icyo gihe ari gutereta ntabwo ari gushaka umuntu bazabana ari gushaka nyine undi wo kugira gute no kujya kuryoshanya ninde basohokanye hehe hose umukobwa nawe yamuteresa akabona ari ibyo bibereyemo hanze hari abakobwa bazi kurya amafaranga witondera arayarya ugayigira ngo afite nka koperative bafatanyije kuyarya sibyo sometimes ugasanga wenda hari n'izindi mpamvu z'amarangamutima ye zitumye amubabaza bagatandukana amuhemukira ugira boyfriend kubera iki wimbaje wowe mbwira nuko umbajije gutyo kamwe bwa gastori kamwe ari agastori kamwe hari umunyarwanda ari umuzungu ugiye kuza mu Rwanda arangije bavuga ati nijya mu Rwanda ati uzitonda abanyarwanda umunyarwanda baje ikibazo gusubiza ikindi urumva nanjye ndi umunyarwanda kazi nugira ikibazo akarangije ahageze arabaza ati kwambwiye ngo y'umunyarwanda baje ikibazo agusubiza ikindi nibyo undi natamuza ati nibyo se ndabikubwiye mwame bwati wewe yabarabeshye ndana atavuga ati byo se ndabikubwiye nawe ndakubaza we ufite boyfriend akubwiye mpamvu ndikubajije ndi umunyarwanda kazi nawe musubije ikindi kibazo okay uri umunyarwanda kazi ariko umunyarwanda kazi utagira urukundo urukundo ndarugira nakubwiye ko ntarwo ngira kundana nande ugira umusore mukundana urwo ni rwo rukundo uvuga se yego nacyo urukundo ndarugira ahubwo ntabwo ari buri gihe ngo ugira umusore mukundana ubundi uvuga ati twakubaka niba si igihe cyo kubaka kitaragera ariko arahari cyangwa uri kumushaka buriya se nzamushaka cyangwa zanshaka okay nacyo reka twigumire aho ngaho ndumva uri kunkwepa reka no kukugigiza umusore mukundana nk'uko twati mu kiganiro kuvuga gutyo wamusaba amafaranga cyangwa serivisi zijyanye nk'amafaranga zijyanye n'amafaranga ikintu runaka dukundana nyine nkabimusaba abaye bifite nabimusaba ese ku kigo cy'abahungu batinya gusaba abakobwa ntabwo nzi impamvu babitinya ariko nyine n'ubundi ni akamere y'abanyarwanda nako y'abagabo bifitemo njye mbona ari kwihagararaho yumva ari umutware ari we mutware kandi urumva nta mutware wajya kugira gute bajya gusaba abo atwaye umutware agabira abatwaye ntabwo bamugabira kuki iyo abakobwa basabye abahungu nasi nk'ikintu runaka umuhungu nakiguye utumva ko atagukunda utumva ko kabikwimya bifite utumva ko aketse kuri kumukunda kuri ngiye byaterwa n'impamvu atabikoze kuko utabikoze ufite ayo mafaranga yo kubikora ufite ubushobozi bwo kuba wabikora ukanga kubikora ubwo waba ufite undi ubikorera urabizi ko mfite akazi ufite akazi kaguhema nkubwiye ikibazo kandi cyumvikana sibyo wanze kugikemura uravuga ati ntayo mfite ntayo ufite gute reka nanjye ntago ndi robo ku buryo naza kugusaba amafaranga ntazi ko ufite naza niba nzi ko ufite akazi k'amafaranga kaguhemba 100 cyangwa 80 nzaza kukubwira ikibazo cy'amafaranga 500. hari umukobwa twakundanye yabizi ko nafite umushahara w'100 ariko ukwezi kushize abizi ko nanakodesha inzu nishyura inzu ukwezi gushize kuri afi gucapura mu minsi 2 azitakimemberwaho uziko yambwiye ngo sho wiriwe ndavuga yego ni wangurije 70 nimbabarira yame ndashaka kugura passport nzagusubiza ndetse se passport ugiye kujya ni nuko banyifite anytime nagenda ndavuga rero amafaranga mfite ngo kandi ngo ngo ubu ngiye hanze ngo ajye mbwira ngo wanyoje amafaranga ndabwo ntayafite urumva ngo kandi umuntu ashaka kandi banyihera ndavuga ni ugize imana ukababona byaba ari sawa ugize imana ukayabona byaba ari sawa yaje kubabona se urumva byanangiye agiye hanze sibyo none uri kumuhamagara ngo sindamuhamagara sinjya muhamagara baranze kumuguriza yuko yagushaka passport sinjya oya none se urumva membwe ijana anyatsumba murangiye kingana gute nk'amezi nk'ane amezi ane wari umaze igihe kingana gute ukora
ego ko twakundanye inkuru ukora yari abizi ko ukora ariko gusa umushahara ibihumbi 100 muri Kigali oya nyine se waretse kana yabizi ko nkora yari abizi ko ukora mwakundanye ukora kandi yarakoraga nawe yarakoraga niyo mpamvu yanakuguje ntabwo yakubwiye ngo bivuze ngo ari kwishyura ntabwo ariko amakona yari yahembwa kandi afite umushahara uruto wanjye urabizi neza ndabizi neza yari yahembwa ndabizi neza umupasi atinda kukwishyura oya nacyo ibyo ntiyabimbwiye ariko ntabwo njye namubwiye ni ndakubonera 20 izi mpamvu yagusabye 20 yarabizi ko ukorera ijana kandi wari umaze igihe ukora kandi wari oya rero ni wari ufite uzesha murambwiye amagambo yarengejeho niyo yatumye nta yamuha kurumva yasavuga ati bebe ntabwo twadukundana ngo mwaka service ngingi gutyange kuyima ndavuga nega njyewe ntabwo dukundana kugira ngo njye nkukemura njye nkufasha muri service zawe zose niko namubwiye njyewe ndavuga ni njyewe namubwiye ni njyewe ntabwo kuba nakora no service ntabwo ivuga ko nagukunda nuko ntayishoboye ndavuga ne ko ubonye undi muntu uyigukorera itsoke uyishoboye nta kibazo ndetse ndi gukunda n'umuntu ni ngombwa ngo icyo ushaka cyose akiguhereze oya ntabwo icyo urukundo ruvuga none oya gute ntabwo urukundo ruvuga ngo icyo ushaka kumubona yishimye bivuze ngo rero icyo wakora ku buryo ushaka kwishima njye ku buryo ushaka kugushimisha njye ngasigara mbabaye none niba arangitse 70 inzu yikodesheje 100 nishina inzu y'ibihumbi 40 nyeneye kurya urumva kikanje namubwe ndaguhaye ngana niyo mfite ngo gusa ngo yamarira iki nese nyine wowe tutabeshanye iyo abakobwa bagiye gutandukana abahungu n'icyo tutabeshanye waka ku muntu 70 akagwa 20 akakumara byura atanagwaye nka senkani byibura yagerageje ngavuge ngo kuriya nafite icyaka cy'umushahara tubanye nka kiguha nyine ikibazo aho cyahise kiza mu gutera imibare ngo iki ni icyaka cy'umushahara oya uzi ikintu wayisubara reka nkubwire ntago ikibazo ntago ko namwinya amafaranga ari uko ntari nyafite ntago ari uko utabivuga ntago nari nyafite ahubwo nanjye umushahara n'undi mudacungiraho ariko nsanzwe nyafite no kuri konti mfite nka 200 nari kuyamuha reka nkubwire impamvu wayamwimye ntago ari uko utari uyafite ahubwo wayisubara iminsi yose ukora kugira ngo amafaranga uyinjize ngo uyu muntu ari kuyansaba mu minota ingange mari iminsi 15 yose namubwiye niba ari passport ushaka byonyine niba ukugiye kujya hanze oya nase bwa ni wanyu bayaguhaye amafaranga rwose kuba arifashije sebwa erega ntago umukobwa akundana n'umuhungu kugira ngo umunga mukenera ibibazo bye byose ko ndima mwarakundanye ibyo bibazo bifite nundi mu buzima no kuzabana ibyo bibazo kibifite rero nyine ntanabikemure gute wahangayika adahari yaba narugahangayika reka mureke wibake wo kundaye n'umukobwa ntiwamuha amafaranga nicyo uvuze oya njye ntabwo namuha iyo ni imyumvire yawe hari abayatanga ntabwo amafaranga ntabwo urukundo ruzwa n'amafaranga urukundo ntabwo ruzwa n'ibintu ntabwo urukundo urukundo ni ibyiyumviro umuntu agirira undi kandi ibyo byiyumviro ntabwo aba mu mafaranga ushaka kungira ibyiyumviro by'uko amafaranga nyafite ariko ntazagura urukundo ni ibyiyumviro by'umuntu wamugiriye ega sibyo ariko kugira ngo bya byiyumviro noneho yisheho nuko nguhereza nuko haba hari amafaranga wabukundana n'umusohokana ariko ntabwo naguhaye wowe icyo udashaka ni ugukora ngo umuhereze kashize njyewe ngo ukwezi kwashize kuko ngo membwe ngo mpite nguhereze buri kwezi nawe ujye umuhemba icyo nicyo udashaka njyewe dukundana sibyo ushaka kumbwira ati sha bebe nabonye ikanzu nziza umva nabonye ikanzu nziza nkaba nagenda nkajya gute nkayikugurira ariko ibintu byo nkaba ntabwo gufata nkagusoka ngo ukwezi kwashize ngo bebe ngo nabonye ahantu inkweto ngo ndashaka uwo ni njyewe ndabizi muri commentaire bari bunuke uwo ni njyewe ngo nonye inkweto ngo amafaranga njye kuyigura ikindi mu rukundo ntabwo abanditse ngo icyo ushatse cyose njye nyuguhereza nyine wowe icyo umushaka ni kimwe ni ukugira ngo akubwira ngo inkweto nakunze irahana ugende umugurire umuhe njye nakubwira ni njye nashaka kuhita nkubwira ni
tujye okay baby nzayikugura nimba n'amafaranga nshaka amafaranga nzakugurira amafaranga yabona ngavuga ati yankwetiriye he kugerayo umbwire mbishyure yese reka nkubaze ariko gufata amafaranga bura gufata amafaranga ugahereza umukunzi ni ikosa rikomeye buri gihe ahora bikubwira ariko ntabwo buri gihe azarakubwira ngo ngurira inkweto atabikubwira se uwo singe ayishoka ko atabikubwira se uwo singe hanye mbizi ko ari ukuteye utajya utanga amafaranga buri munsi ahubwo nta nubwo ari inkweto gusa inkweto nkatira oya ubwo wajya ugura buri kimwe ugihembwa inkweto ntago unanone gusuka neza amavuta ibintu byose ahubwo ari ikibazo kibaho kubera icy'abahungu urumva abahungu usanga agura ikintu umukobwa atatunze agura ikintu umukobwa we yatunze ugasanga umujama arifashe urumva atagitunze arifashe agura umukobwa imodoka nyina na se nta n'umurimo arabagurira ariko nyina babayeho neza nubwo nyoko na so babayeho neza nabyo ibyo byishimo babikeneye njye mama nubwo yabatabona ariko ngo mbere ko ngurira imodoka umukobwa nabanza nkegura mama ikaparika mu gipangu bakajya bimutwaramo ariko niko tugura ikintu umukobwa iwanyu utarakibaha nese bivuze ngo ahubwo uzi ikibazo ahubwo wena ushaka n'umugore waragowe hoya njyewe ubwire reka nakubwiza ukuri na opportunities runaka nabona ahantu ngo nzirangire sheri wanjye mfite mushiki wanjye nzi ko ibyo bintu bishoboye wallahi ni ukuri ntago sheri wawe umukobwa yaguta ariko n'uyu muvandimwe yaguta ntabwo umuvandimwe yaguta nk'umukobwa mukundana nukuri uvuga nuko nta sheri ufite ugira sheri uzumva ukuntu bimera kuba wamurutisha mushiki wawe oya njena wasinze oya uzabyumva oya bantu ukiri kubivuga ubu ngubu uracyafite agashiha kuko uri singa numara kugira sheri kumva uburyohe bw'urukundo ndi no kumushaka rero wumva yamena yandike muri komanteri ashyiremo nimero ye rwose ni iteretere wumva rwose azabasha kubaho batamusohokana ujya njye nabivuze nagusohokana ariko ukifata ngo guhereje amafaranga nyine akorera ibintu mvuga birumvikana nanjye ndi MC mu bukwe mvugira inka urambaje baby uri hehe nagiye kwemusinga romantique cyangwa se nagiye kwemusinga akagugu murara rumwe urubizi ko ndi mu kazi sambira usubiza ati baby wamaye 10 kuko mvishe ndi mu kazi nawe uri mu kazi wahemba namaste ibiga we uwo singe oya ahubwo umukobwa uzi kwaka amafaranga batavuga ati baby none se ko ngushaka uriye ko ngushaka uriye ko ngukumbuye turabona na gute ninge ndi hahana ndi handika nze ngurebe ukaza umukobwa uzi gukura araza akakugiraho turangira technique zo gukura ati baby wambabariye ukamfasha ati baby ngiye gusaba service ko niba gashoboka ukankora niba kadashoboka nta kibazo wambabariye sinshaka kubibwira papa wanguriye amavuta muri kumwe umukobwa ukurakura mu bwenge turi kumwe turi no mu rugo akura amavuta turi no mu rugo uri no mu rugo ari uwo baby nzi twabaga mu gipangu kimwe umujama ikisaza cyaramuhamagaye amuga ati naje amaze kwitegura amamagaye anga kwitaba ikisaza cyarabishakaga cyo cyamamaganga kwitaba kimamagaye bamukobwa atandika message ngo baby ngo buretse gato Landlord yaje mu gipangu ndi mu nzu nabuze uko nsohoka ngo buretse gato abanza agende sheri baby mumazemo amezi 2 sindamwishyura n'ubu ngubu ari hanze none sinasohoka yatamfatirana kandi namubwiye ko nahari none yicaye hanze rero ndakubwiye ashimita 30 umusaza amagaye se byameze bite ngo ni ukuri kw'Imana ngo yicaye hanze ngo reka mbikwereke mukobwa ikintu akoze ni iki yagiye mu kirahure hari umugabo wari uri hanze atafota ariko yica umuntu yicaye ngo dongorebe atabaza se inzu yishyura ngaho ubundi ngo baby ngo nyishyumbe 50 ngo kandi muri amezi 2 avuga ati se shiri wambabariye ukama 30 aho ngaho ko mfite hano andi veni namuhaye ukwezi kumwe ko mitanze nimbabarira bamuga cyata ko ariki tubati nundi amafaranga ndiwe yamuhe urumva umukobwa y'inzu ayakuyeho agatamwohereza 30,000 wa mukobwa ubwo sabitsindiye kandi inzara yishyuye akaba tuzagiye kurega isaza
yagerayo umusaza agatangira kugura kandi yagiye gutaha n'undi amuhita iki none se akamukubita ngahe nka veni itarani ugasanga hafi ijana ryagiye abakobwa mufite ubwenge bw'uburyo mukuramo amafaranga njye nk'iyo mitwe y'ucyo ntiwayimbwira nyine nicyo kibazo njye natamubwira ni enye kubaza ngo bari babwibyo bintu 30 wayohereza njye natamubwira noke nagenda uzi niyo mpamvu navuga nahise ko yari umusaza kuko utarasaza hari umuntu uvuga arwana umuntu mukomata uvuga ati nuko batabishakasha ayabwa nuko utarasaza ari ugiye kumwatubwira ikirembo ntabwo urasaza nusaza usaza oya njye ariko njyewe narari urumva iyo umuntu ashaje aba afite amafaranga barayakoreye kera wowe rero nta mugabo utagira irari nta mugabo ku isi muremwe mwirari byo pe nta mugabo utagira irari ubaho n'uyu n'umwe yaba pasita yaba n'indi ariko njyewe ntabwo nshaka umukobwa ngo nukwenda ngo yaje kunsura gutyo ngo mwifuze ngo mbwiye ngo wamaye ntabwo ari kuba utamwifuje ahubwo ni uko ushobora kuzi gukontorora irari ryawe kurusha abandi wenda reka ariko tubyina ahubwo nyine umukobwa twicanye mu nzu mbura icyo mubwira ahubwo akenshi njye mba ndi imbere muri telefone ntabwo tubizi ariko njye umukobwa nshobora kumubwira ati wampaye njyewe turi kumwe nabimubwira kunye ko ibwana bimubwira kandi waratubwiye ngo ntabwo uzi kubwira umuntu ngo wampaye nabanza ngashaka ikintu nkoresha kugira ngo bimubwire cyangwa ngashaka uburyo ki ubikora kugira bibone ko ubishaka njye nywa inzoga nabanza ngashyamo nk'agapeti kamwe nkabona imbaraga nawe nuza nzabikubwira icyo gihe ntabwo ari wowe waba uri kuvuga nawe nuza nzabikubwira ngo wamaye ngo nzamekinga ashaka ko nta nzoga uri bubone mbese sinumvise ari inzoga zibikuvugisha ngiye kubwo umukobwa ngo ese undi njye mfite ikibazo ubundi kugira ngo umukobwa asure umuhungu muri geto bagere ku rwego rwo kuba bakora sex babiterwa n'iki ku buryo umukobwa ajya ahantu akuramo ikariso hari igihe abahungu bazibakura hari umuntu ugiye kuza ku ishuri n'umupasiteri yaje kubwiriza abwira abatipe biga ku ishuri ngo ikintu gitangaje ngo amakariso y'abashiki banyu ngo imvura iguye ari wowe uri mu rugo wenyine ushobora no kuyikoraho ngo uyandure ngo urayireka ikanyagirwa ikagwa hasi ikagwa mu bitaka ngo ariko iyo umukobwa mukundana yaje kugusura uyikuzamo amenyo ako kantu uzi kariko nyine tekereza ukuntu bigenda ku buryo ugera aho uyikuzamo amenyo none utangiye kumbaza ngo bigenda bitegeye urumva mbizi bazikuzamo amenyo nyine wowe bamaze kuzikuramo kangahe oya ngo nanari waba uyinkuriramo iki wabaye nyambitse ako nimukihagararira njyewe nyine ikibazo njye mfite ukuntu umukobwa ashobora umuhungu nk'iki ashobora gukoresha kugira ngo abashe gukuramo ikariso y'umukobwa ariko n'undi mukobwa nawe ariko njye mfite ikibazo umukobwa ubundi iyo ahagurutse mu rugo agiye ku muhungu ntabwo wari wasura umuhungu muri geto none se ujya kumusura wigeze utekereza ko mwakora sexy ese kuki ahubwo mwebwe kubera iki ntihari ikibazo nyaniwe kubera icyo abasore iyo umuntu abasuye muhita mwumva ko gahunda ari ugukora sex njye mba numva ko uvuye iwanyu urumva ariko wicare mu rugo wamubwiye ngo ngwino nsure wamubwiye ngo ngwino dukore sex ibyo ni ibintu bibiri bitandukanye ni ibyifuzo bibiri bitandukanye wakaba wamubwiye karari iwawe ukamubwira ati rero sheri wanjye ngwino nsure dukore sex abo ubwiye umuntu ngo ngwino nsure arahageze utangiye kuzanamo ibindi bintu urumva utari kuvanga dosiye ariko wari uzi ko nta muhungu urumva wari uzi ko nta muhungu ugipfa ko mbyibagirira wari uzi ko bamforomase mu mutwe wari uzi ko kubera iki akenshi usanga nta muhungu ushaka kuvuga nta mukobwa ushaka kubwira umuhungu ngo wazansuye kuki abahungu aba ari bo bw'abakobwa ngo basure nuko abahungu aribo batereta cyane ariko n'ubusanzwe abahungu nibo batereta insengero rero bazifunze abanyu bahafunze ni amakuru ufite ubwo ari gusengera hehe ministries Omega Ministries Church yahindutse roke Omega
nyine rock ni amagambo ahinda ahini Omega Rock oya ntabwo ari omega rock muri iyo rock harimo omega the revelation of omega church ubwo senyarwa byitwa Rock Ministries katonda wange umukobwa witwa Dorimbogora uramuzi ari ikintu umuzo yitabye Imana narabibonye ubona yabarazize iki shaka bamubeshye uretse ibyo numva nyine abantu bavuga kandi naje gusanga hano hanze buri wese avuga ibimuje mu mutwe ukunda abahungu bameze gute bivuye wakunda n'abahungu bameze gute ugiye gukundana ukunda n'umuhungu umeze gute nyine ntabwo rego ubwo ndamenya ikibazo uri kumbaza umeze gute nyine wakundana n'umuhungu nyine yego nkanjye aya fizikali ntabwo aba ari ngombwa cyane n'umufuka kuba buriya fizikali ushobora gutya mu gitondo igahinduka usanga waramukunze aranutse ejo ugasanga hatiwe imico n'imyifatire se imico nicyo cy'ingenzi ureba Wevi reka tugushimire uburyo yitwara mu bandi reka tugushimire mwana nta kintu avuga ku Kinyarwanda Shine TV okay iki nabwira gusa okay nani wagira no kwabwira abantu bakurikiranye Rwanda Shine TV buretse tutajya aho ngaho kadusoje nakubajije ukora ibintu ugena content zo guteka sibyo content zanjye nyine urumva like haba harimo guteka nyine ngenda ndeba nyine utuntu dushyashya abantu baba bakeneye ko nko muri iyi minsi byo guteka ntabwo ari kubikoraho cyane gukora amafuraga ameze ate vlog nkora rero ni kuba nyine ntabwo njya nkora vlog zo kuvuga ngo mfashe urugendo ngiye aha ntabwo ibyo ndabitangira vlog muri iyi minsi ndi gukora ni vlog z'ibintu mba nagiyemo z'ibirori mba nagiyemo z'ahantu nagiye z'ahantu nasohokeye nizo ndi gukora ibindi ndi gukoraho ni amatips agiye atandukanye ngenda nkora research kikorera nko ku bintu byafasha umuntu kuba niba umuntu ashaka kuba yaba successful mu buzima niba umuntu ashaka kuba yaba successful mu buzima ese yakitwara gute ese umuntu kugira ngo umenye wenda niba yenda uzumbwira kugira umenye umuntu uri seriye mu buzima niba umuntu aje gusaba urukundo umenye umuntu tipe uri seriye cyangwa se umukobwa uri seriye ni iyihe mico warebaho yani ibyo ndi gukora muri iyi minsi abantu babisanga hehe babisanga kuri channel ya Within 250 ubwo ni wa i va i na e Wivine mu Kinyarwanda ndika Wivine 250 ukuri kubyumva reka tugushimire rero abantu bagenda kuri subscribe bawe bajya bagukurikirana bajyeho bihute n'uyu munsi nashyizeho ikiganiro uyu munsi nicyo bwabaye ku Kinyarwanda Shine TV rero icyo nabwira ni uko nyine ikintu cya mbere ni uko ubu nk'ibyo warumbajije ku bya Dorimbogo ntabwo ngira ari muzi cyane nyine ndetse kuba numvisha amakuru gusa naho nyine hari n'abantu benshi bagiye bamuvugaho amagambo atari meza ntabwo ari byiza ko umuntu yitabye Imana umukurikiza amagambo ibyo ni ibintu bisanzwe mu muco nyarwanda niba umuntu nyine yitabye Imana byarangiye wishaka kumukurikiza andi magambo byihoreye ko n'ubuzima bwe bwite nta mpamvu yo gushaka kwinjiramo ngo ugende uzanemo ibindi bintu ikindi nabwira ni uko nyine bajya basenga Imana buriya gusenga bitanga amahoro navuze ko ari prank ngo yitabye Imana ngo ni prank nubwo ari mutano ngo ni prank ngo amashaka gukora aba diaspora ibyo bintu rero ngiye ko n'undi ntajyaga ndeba ibiganiro bye kenshi uretse kubibona nko kuri TikTok turiya duca bagendaga bakase nyine turiya tw'udukomedi nitwo nagendaga mbona rero nge umunsi apfa ntago nari nigeze njya online nagiyeho nijoro nka saa 3 saa 4 gutyo mbibona kuri stati y'umuntu nyine WhatsApp umuntu nari ko nyine atajya posting ibintu nk'ibyo muranditseho rip none nibuka ko bigeze kuvuga ngo ni prank none se ni bya uri prank bakangiye kuri Instagram ngiye kureba amakuru agezweho ngeze kuri Instagram nyine mbona haba posting ahantu benshi mbona Dekati mbona Sabe mbona Irene
shaka mvuga ati ubu ntabwo ibyari plank abantu bose babipostinze nyine ko byarangiye reka tugushimire rero murakoze cyane yes kora subscribe kuri Rwanda Shine TV kuri subscribe kuri Wivine 250 dukomeze tubane mu biganiro byacu bya buri munsi imbere yanjye ndi kumwe na Wivine kuri kamera ndi kumwe na Igo Gisiga gendera report bavumba kwijwi bakocyane kudukurikirana ciao ciao. Hello guys, this is Wanda Shine TV. Course subscribe, comment, like and share. We know the vibe. Ciao. Ciao ciao.